kwivuza ndetse no kwizera nibyo byampesheje urubyaro. Mbashimiye Imana ngira ngo nawe ugitegereje ngusabe kwihangana, ngusabe gukomera, ugwize ibyiringiro, umutware umukomeze, umudamu umukomeze nimba ari we wacogoye, mbese umurememo icyizere, umubwire ngo Imana yahaye Stella umwana nawe izamuguha. Imana yumvise Stella aho yari atarafite icyo gusubiza, ikamubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe nawe izakuremera umunezero w'ibihe byose. Imana iguha umugisha kubwo kwizera no kwiringira itabasha kubeshya, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana ibaha umugisha. Ubundi mu buzima nta kintu na kimwe kibaho Imana itakora, na kimwe itashobora. Iyo uyigiriye icyizere ukayihanga amaso kandi ukayikoreza urugendo rwawe ijya ibisohoza neza. Ndabyibuka muri iyo myaka 6 yose yari ishize, Imana ikantabara ikampa umwana w'umukobwa mu buryo bw'igitangaza. Numvaga nyine nezerewe, ibyishimo ntari nagira. Ariko ndi ku kiriri nakiriye message nanone nyibwiwe n'umuhanuzi Imana yari intumyeho. Ndamwibuka n'umukozi w'Imana utuye Ibyumba yitwa Papa Mucyo cyangwa Fercier, abantu baho baramuzi cyangwa naho yavuze ubutumwa muri naha baramuzi. Yarantelefoniye kuri telefone, nari maze umwana yari yujuje ukwezi uwo munsi, uwo w'imfura w'umukobwa. Arangije arampamagara, nari kwa kundi nyine umubyeyi uri ku kiriri, nari nkiri muri congé de maternité ku kazi ntarasubirayo. Hanyuma arampamagara, nari maze nko mu masaa 5 saa 6 gutyo. Umwana ndangije kumukarabya nkimukikiye mu kiguma ntari namusiga cyangwa ngo mwambike pampa. Hanyuma arambwira Stella uraho? Ndavuga yego, amakuru ni meza, Yesu ashimwe ahimbazwe. None se makuru y'iminsi? Ndavuga nta makuru ni meza. Ntari ndagira ikindi nongera ahita ambwira ati se Imana irambwiye ngo iguhaye umwana, bimeze bite? Turacyategereje. Ndamubwiraniye. Arambwira ngo Imana kwimbwiye se ngo iguhaye umwana bimeze bite? Mpita nseka. Nari mukikiye mufite mu ntoki. Ndangije ndamubwira se nyine ubu wowe amakuru y'iminsi uri he? Uri Kigali? Arambwira ngo yego. Ndamubwira rero nimba uri Kigali uze mu rugo ngo utekere nkwakire neza bikwiriye ab'Imana nk'umukozi w'Imana, urye ubona akabaraga kagucyura Ibyumba. Naho ubundi ibintu uri kumbwira ndumva ni ibintu biraho bisanzwe nta gishya kibirimo. Arambwira ngo kuva nakumenya no bwa mbere nkumvise upinze ubuhanuzi. Ndamubwira byo ni igihe cyabyo. None se urambwira ngo Imana impaye umwana, ubwo nyine ndamwakiriye nta kundi, ariko ndumva ni ibintu bisanzwe. Ahita ambwira ngo okay nabyumvise, warendejwe rivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo ubu tuvugana ukikiye umwana. Koko nibyo kubihinyura kwawe bifite impamvu, kuko iyo biza kuba wenda ari nka cyagiye utaramubona byari kuba bikunejeje cyane nkabyumva. Ariko impamvu numvise bivuze nk'umuntu wabiciye amazi nuko deja wamaze kumubona. Arambwira ngo rero Imana irambwiye ngo ubu tuvugana umaze gukarabya umwana wawe w'umukobwa, ndi kumureba mwiza cyane, mwiza w'umukobwa. Imana irambwiye ngo niwe wayisabye kandi niwe yaguhaye. Ariko irambwiye ngo vuba cyane byihuse iragarutse ije iwawe ikuzaniye n'umuhungu, kugira ngo amagambo ashira ivuga umuryango wawe utuze n'umuryango w'umutware wawe utuze. Birasaba ko Imana ibikorana umurava n'umwete udasanzwe. Arambwira rero ko Imana irambwiye ngo vuba byihuse ugiye gusama inda y'umwana w'umuhungu, n'umwana w'amasezerano, n'umwana uzakubera umugisha. Arambwira rero ngo ntubihinyure kuko numvise ubyikirije nk'umuntu bidafasheho, ariko nuko nyine mbibonye ko wari ukikiye w'amasezerano wabwiwe mbere. Mpita numva ngizemo akobo ukuntu nawe nyine yarandondoye yamenye ko nari maze kumupinga. Muri icyo gihe hari hamenyerewe abahanuzi nyine bavuga ngo ikiganza gishyushye, nguze tukurambike ikiganza gishyushye, ngo ibintu biremera. Donc ibintu by'ubuhanuzi wumva bitagifite imbaraga mu mitima y'abantu. Ariko kandi no mu rundi ruhande ku bwanjye sinari nkwiye gupinga ubuhanuzi, ariko numvaga mpanuriye icyo namaze kubona. None se ikifujwe iyo kibonetse ko kiba kinejeje umutima, ko ari nk'amatunda ari ku mbehe y'izahabu, ubwo waba ukimbwira iki? Kandi nimba umbwira ngo mpawe umwana kandi mufite, wamanurira se ngo mpawe imodoka kandi nyifite? Wabwira se ngo mpawe inzu kandi nyifite? Keretse umpaye ubusobanuro buzana itandukaniro ku cyo nari mfite, akarusho kagiye kuza ku kindi ngiye kwakira. Ni nk'uko rero byagenze. Umuhanuzi arabinsobanura, arambwira tukikiye umukobwa, ariko Imana igarutse iwawe byihuse ikuzaniye n'uwo muhungu, ije gutanga ikimenyetso kugira ngo kibemeze batuze, yaba umuryango wawe yaba n'umugabo, bumve ko Imana yavuganye nawe ari intwari kandi ari Imana itabeshya.
ndabyakira ndangije numva ariko nguye mu kantu kubera ko mva kwa muganga umwana w'imfura nari namubyaye mbazwe abaganga uraza amabwiriza bashyiraho ngusongera kubyara nyuma y'imyaka 5 n'ibiki amakondisiyo atabaho numvaga ari ibintu bitangaje ndangije nyine ndategereza none umutware wanjye yarazi uwo muhanuzi bari barabanye yayoboraga urubyiruko ku mudugudu dusengeraho bari basinanye yajyaga mutumira mu biterane by'urubyiruko atashye nyine ndabimubwira ndamubwira ngo ko papa mucyo yamamagaye akambwira ngo Imana iduhaye umwana w'umuhungu ati yewe ati karabaye rero pfuka mu babyare bikuva ruriye wabihanuye ubimenye ko biririwe ntibiraye ubwo tugumana ibyo byizere n'ibyo byiringiro aho ngaho ariko nkumva biragoye nimba umwana w'imfura namubyaye afite 5,800 bigatuma bambaga numvaga byo bigoye ko kuvuga ngo byihuse Imana iragarutse byihuse numvaga biteye ubwoba ariko Imana iteye ubwoba kubirusha numvaga bisa naho bikomeye ariko Imana ikomeye kubirenza rero ndashima Imana ko ari Imana ivuga kandi kanakora ubwo nari maze ukwezi ndi ku kiriri kwa kabiri kurashira batanga amezi 3 murabizi yo kuba umubyeyi ari mu rugo n'umwana ayo mezi rero yagiye gushira nubundi nsubira ku kazi nasubiye ku kazi hashize amezi 3 mbyaye hanyuma rero nyuma yaho ngenda nyine urumva mu kwezi kwa mbere nkinjira mu kazi kwa kundi umuntu agenda byibuha bakavuga se ni igikoma ukinywa ryari se kuburi hano urumva narakoreraga kure nagendaga mu gitondo saa 6 sinabonaga umwanya wo konsa nk'ibisanzwe nanone nkazagaruka ari nimugoroba ku buryo umwana wanjye w'imfura byari bigoye kugira ngo tumenyane ariko kubw'umugambi w'Imana byose bigenda neza ndabyibuka rero muri uko kwezi kwa mbere ntangiye akazi nagiye ndabyibuha biteye ubwoba mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu namaze amezi 3 mu kazi biteye ubwoba ubona ibiro birimo kuzamuka nka kwa kundi umuntu bugira ngo wenda bizavamo n'uburwayi noneho uruhinja rwe rugize amezi 6 umwana wanjye w'imfura yagize amezi 6 nkwite n'iyindi nda y'amezi 3 ababyeyi bakajya bama felicitation nyine washimikiriri byarakunesheje kubona umwana n'ibiki donc nkishima ngira ngo nibyo ubona size mu rugo naho hari nundi ndimo kugendana ndabyibuka inda nyine igize amezi 3 uwo mu nda agize amezi 3 hanyuma n'uwo mu rugo agize amezi 6 uwo mu rugo yaguwe nabi akunda kurwaragurika n'ibiki akagira indwara zidashira tuyagenda nyurwamo ukabona umunsi umwe yabaye nabi ndangije mfata umwanzuro wo kujya kwa muganga nabonaga n'ibyo biro ndi kugenda ngira bimaze gukabya ntazi impamvu bitera ngeze kwa muganga ibitaro nabyariyeho nibyo nagiyeho nanone ngezeyo umuganga wanyakiriye nsanga ari mu baganga bambyaje aravuga ati ariko si uko mana yanjye ati aka kanya simbona warabyaje ubundi mu kwa 10 none mu mezi 6 uragarutse dore inda nayo ni nyarwege igize amezi 3 ndavuga nti ndapfu uwo dogiteri wari uhari nyine w'umusaza itavuga ati rero uyu mubyeyi kuko yabyaye bwa mbere abazwe biragoye yuko inda yazayibyara urabona n'uruguma ruracyari rubisi ararembye pe nta kindi kiri bukorwe no gufata inda tukayikuramo nibura hakacamo umwaka cyangwa 2 nubwo twajyaga tukobirisha ko umubyeyi wabyabazwe yabagwa mu myaka 5 ariko nibura omwe nibura yakabaye nibura yaragize n'imyaka 2 cyangwa 3 numvise ibitekerezo arimo kuzana narahagurutse ndamubwira rero reka mbanze mamagara umutware mubwira ibyo mpuye nabyo ntago twari twajyanye mpita nisohokera nditahira ndamubwira numva ntago ibyo kubagwa mbirimo byo kumbwira ngo murakuramo inda iyi nda yavuzweho n'Imana mpita nitahira n'ibipapuro byose mbisigayo nta n'imiti nta n'ikintu kimwe banamporeye icyo nakoze no kurotira kandi nkishyura amafaranga mpita nitahira ngeze mu rugo mbwira umugabo rero ibintu byakomeye umuhanuzi abaye umuhanuzi ndatwite Imana yanjye umugabo aravuga ati okay ibyo nibyo Imana yavuze nyine nibisohoze birarangiye ubwo mbaye aho hashize ukwezi mvuye kwa muganga inda igize amezi 4 umwana nahise mukura ku ibere kuko yarimo kugenda agubwa nabi kandi akagubwa nabi ubibona yuko biri guterwa n'ikibazo cyuko namusamiyeho yindi nda nawe atari yaragize konka nibura ngo yigereje no mu gakeya mpita mucutsa bagiye ku mata Imana iranshyigikira agenda cyo koza kura bimera neza ubwo hahisemo nk'ukwezi kumwe mvuye kwa muganga numva meze nabi ndabyibuka nafatiwe ku kazi maze gufatirwa ku kazi ngira ikibazo cy'isereri narindi
ndimo gukora akazi kanjye ka buri munsi mpita ngira ikibazo cy'isereri nitura hasi. Nituye hasi uko inda yari igize amezi ane, ubundi inda y'amezi ane ntabwo yakabaye izengereza umuntu muri ubwo buryo, ariko ngewe byari bikomeye bitewe ubwoba. Ndangije ntangira kuruka amaraso, numvise ari nk'ikintu cy'igihu kintwikiriye ku maso, mpita numva umwuka w'amaraso utangiye kunyuzura. Ndangije nitura hasi, kuko nituye hasi uko nakagiye gutyo mpita njya muri koma. Noneho ngira ikibazo cyo kuruka amaraso kandi akabije ari menshi. Barashatse imodoka baranyirukankanye no kwa muganga. Tugeze kwa muganga abaganga baragerageza bakora ibishoboka. Ndara ijoro rya mbere ndabyibuka, ku nshuro ya mbere nibwo namazemo iminsi mikeya, namazemo iminsi 7. Ubwo guhera inda ifite amezi ane nakomeje kugira icyo kibazo, nkoroherwa ngasubira mu kazi bagiraho barabimenyera ko nyine ari indwara yanjye kandi iza itunguranye. Nararwaraga guhera inda ifite amezi ane kugeza ifite amezi 8. Nagiye mu bitaro inshuro 5. Ku mezi ane nagiye mu bitaro 5, 6, 7, 8. Nari ngiye mu bitaro 5. Muri izo nshuro 5 najyaga mu bitaro ndwaye indwara imwe yo kuruka amaraso aciye mu kanwa no mu mazuru. Sinabaga nzi ikintu kibitera, n'abaganga byari byarabayobeye bakagerageza bagasanasana bya kiganga ngataha, ariko nataha namara mu rugo ibyumweru 2 cyangwa 3 nkongera nkagaruka. Bye byarabaye saisonnière ku buryo nabyazaga buri gihe, ku buryo wanabibara ukamenya ngo ubwo amaze ibyumweru 3 avuye kwa muganga, uko buri kose muri iki cyumweru cya 4 bizamubaho. Rero Imana ibana nanjye, ubwo burwayi ndabubana. Ndabyibuka inshuro 5 zose nagiye mu bitaro. Kuri izo nshuro uko ari 5, igihe namazemo iminsi mikeya ni 7. Kuri izo nshuro zose uko ari 5, igihe nafashe serumu nkeya ni serumu 61. Ubundi zabaga zirenga kandi bikomeye pe. Imana ikagenda inyorohereza ngataha, abakristo bakansura. Ndabyibuka inda ifite amezi 6 ngiye mu bitaro bwa 3. Byari bimeze nabi. Korali y'ababyeyi yo kumuhima iza kunsura, irimo abantu bakeya baririmbamo basenye nyine kwa kunda abakristo basura, nayo bamenye ko umuntu yarwaye ari mu bitaro baransura. Noneho barimo gusenga ngo batahe, Imana ifata ijambo imbwira ibintu byinshi bikomeye birimo ibyo namaze kubona n'ibindi nzabona. Ariko mu bintu byari binesheje umutima wanjye nuko Imana yavuze inyuze muri bo, irambwira ngo uyu mwana n'umwana w'isezerano kandi byanga bikunda uzamubona, uzamukikira. Numvise ubwo buhanuzi bumpaye ibyiringiro, nubwo amaboko yari yabyimbye, amaserumu ari bimande zose bikomeye bimeze nabi, hahandi ugera ku rwego wumva uri guhumeka koka kanyuma, ariko Imana ikongera ikabitangiza, ukongera ukabona ubayeho, kandi ukabona ubayeho uburyo nawe bw'igitangaza utabona uko usobanurira abantu. Nkiraha ndagira ngo nsaba abantu mwese muri mu bitaro mukurikiranye ubu buhamya, Imana yiteguye kubagirira neza, iboherereza ijwi ryo kubahumuriza kandi bahihumure ry'iminsi myinshi, yongera ibabesheho no mu rupfu, nabyo birashoboka. Noneho abo bene data bamaze kunsengera, bamaze kumpanurira, baritahira. Ariko bataha mu bitaro byabaye akavuyo, kuko kwa kundi abantu buzura umwuka wera ntibabe bakibasha kumugenzura. Natwe nibyo byari byatubayeho, bavuga ko bari kubasakuriza, mbese bitera ambuteyage. Gusa ntibaduca amande, barataha bari badusuye, ariko indwara mu kindi gihe iragaruka. Ku buryo ku kwezi kwa 8 namazemo iminsi 9 mu bitaro, aho koroherwa ngumya kuremba. Ndabyibuka byari ku munsi wa 9 ari nimugoroba, indabwo yari igize amezi 8 n'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 nkurikije byari byanditse ku ifishi. Noneho ndi mu bitaro rero nari mfite cya kibazo cyo kuruka amaraso cyo koze ku munsi wa 9, cyari cyabaye nk'icyagabanyutse ku buryo nakagombye koroherwa nk'abandi nko mu bataha, ariko birangira atari cyo gihe cyo gutaha. Noneho kuri uwo munsi abari bakoze amanywa bari batashye, batasa 11 hagiye kuza bari butahe nimugoroba, bari burarizamu, abaganga bizamu. Byarangiye nari ndyamye ku buriri, abaganga bakomanywa batashye, hagiye kuza b'umugoroba. Ndyamye ngiye kumva numva nkuko waba uryamye ku gitanda nk'umuntu akasika gushikamiza umusego, numva ntangiye kubura umwuka, numva ndi guhumeka biruhanyije. Noneho ntangira kubyimba kuva ku birenge kugeza ku mutwe. Ndabyimba nkajya ngenda numva ndi kugenda nigira hirya negera hirya, umurwaza agira ubwoba, ntakibasha no kuvuga, numva meze nk'umuntu urimo gupfa, numva kandi nayanda igeze iriya. Byari bikomeye, ariko ikibazo cyo kuruka amaraso cyo cyari cyahagaze, gusa ibindi birimo kuba byari birimo kubera mu mubiri.
kuri uwo munsi wa 9 nari maze hagati y'iminsi 2 n'itatu umwana ntamwumva. Abantu batwita indi yari inkuru murabizi, hari ukuntu ukora mu rubavu rw'iburyo ukumva ari kukwimuka ibumoso cyangwa ukumva ari mbese ari kumuvinga mu nda. Umwana wanjye ntago naherukaga kumwumva, hari haciyemo nk'iminsi 2 cyangwa 3. Ndangije ubwo icyo kibazo cyo kubyimba umubiri wose kimaze kuza, umurwaza arirukanka areba muganga, maze kureba muganga asanga ntago baraza bari burarizamu, arategereza aragaruka arandeba asanga birimo kugenda birushaho kumera nabi. Noneho ku munota wa nyuma yagiye kubona umuganga nabyimbye n'umutwe ugeze iriya n'igihimba, ukuguru ntabasha kuguterura, ukuboko ntabasha kuguterura, kugeza ubwo n'ururimi mu kanwa rwari rwambyimbyemo. Arirukanka abona babaganga noneho baje ku gashambure babaga barimo kwiteguriramo, arahabona aragenda aramuhamagara, muganga araza. Muganga hageze yankize ku gatanda ku kantu mu gatebe kari abacunga basunika, baranyirukankanye banjyanye mu cyumba cya ecography. Banyushe muri ecography babwira ngo mu nda y'umugore nta mwana urimo, ahubwo harimo umurambo. Yerekana ko ikibazo kituma ndi kubyimba ari umurambo wabyimbiye mu nda ushikamira izindi nyama zose zo mu nda, none byanteye kubyimba kuva ku birenge kugera ku mutwe. Muganga biramucanga, noneho ibyo yavugaga narabyumvaga ariko sinabashaga kumusubiza. Nabashaga gutega amatwi nkumva ibyo arimo kuvuga n'ibyo yibaza nanjye ubwanjye ntabasha kumusobanurira. Arangije biramucanga, avuze ngo umwana yarapfuye, mpita nzunguza umutwe n'akaboko nerekana ko kundi ikintu kiba kigutunguye ari kurimo kugihakana, utemera ko ibyo bintu byashoboka. Nshingiye ku buhanuzi bwahanuwe umwana ntaramutwita, nshingiye ku buhanuzi bwahanuwe umwana ndi mu bitaro, nshingiye ku by'Imana twavuganye n'impamvu yiteye kugaruka iwanjye vuba, nshingiye ku kuntu nanze kwiyonda bayikuramo, nkaba nifuza ko nyibyara kandi nkayibyaramo umwana w'umuhungu wasezeranyijwe. Numva ntago mbyakiriye ko umwana yapfuye, ndabihakana nkajya nzunguza umutwe n'ikiganza nyine mbihakana. Muganga biramucanga, ashobora kuba yaratekereje hari kuri ecography ifite ikibazo, ahita ansubiza kuri ka gatanda nako muri ka kagare, baranyirukanka nabanjyana mu kindi cyumba cya ecography, naho ankizemo itanga ibisubizo nk'ibyambere. Arongera njyana mu cyumba cya 3, ni ibitaro byari biri bien occupé ku buryo bifite ibikoresho bihagije. Angejeje mu cyumba cya 3 nacyo cyerekana cya kibazo, kandi ubwo uko agumya gusirikira gutyo ajya gusuzuma niko nagumyaga kubyimba kuva ku birenge kugeza ku mutwe, bigeraho n'ururimi rubyimbira mu kanwa no kuvuga birananira. Aho ngaho nahaboneye imbaraga z'Imana. Muganga yahise program operation, baranjyanye banjyana mu kindi cyumba, banyambura imyambaro yindi isanzwe nari nambaye, bahita banyambika imyenda y'icyatsi, duhita twirukanka ngo tugiye muri chambre d'opération. Umugabo yari ahageze avuye nawe mu kazi ka nimugoroba, byari bimaze kuva saa 12 n'igice hafi saa moya. Dr. baranyirukanka nyangije muri chambre d'opération.